basigaye bantisha umutwe batakishurira igihe burabamenya yuko inziba yaravunnye umuntu nta makuru baba bafite. Harya ngo baturutse hehe? Ni mu majyepfo, baza baraturutse mu majyepfo. Kuki batishurira igihe ngo nkoreshe ibikorwa byanjye ko mba naravunitse n'ubuka buriya? Ariko rero nimbona bagumye kuntesha umutwe ngewe nzabirukana, kuko gahunda nta yindi, ntabwo umuntu ntesha umutwe ngewe rwose. Kandi igihe cyararenze sisha ngo ntabwo bakunda umuntu ujya kubishuza, ahubwo reka nze mbafatire umwanzuro mpita njya kubareba, kuko igihe kimaze kurenga, kimaze kuba cyinshi rwose. Reka nje kubishuza ahubwo. None se gahunda iteye ite we? Twavuganye na bosi ariko turaza kubigisha n'umugoroba. Murabizi ntabwo aba ari ngombwa ngo mbanze mbigerera ahangaha, iyi tariki yageze nyine mugomba kwibwiriza. Nabahamagaye kuri telefone mbona ntabwo muyifashe, niyo mpamvu niyiziye ahangaha, kandi ntabwo biba ari ngombwa ngo niyiziye. Birumvikana nyine, ariko aho twari tuyateganya twarayabuze, ariko nyine nimugoroba biraza guca. Ntabwo ndinda niyizira mu ngo zanyu rero, ubundi abari basanzwe hano nibo bari bazi gahunda zaho, kuko bo bubahirizaga igihe. Ariko mwebwe ndabona muri abantu bashaka gutwanika umutwe nyine kuzajya mubikorera igihe mubishakiye. Kandi iyi nzu umuntu aba yarayubatse rega imugoye, ibintu biba byavunye. Abantu nkamwe rero muba mutazi uko ibatira igura, ntimumenye uko ibintu bikorwa, niyo mpamvu mutinda. Ntabwo ushobora twihanganira nyine, amaso kabaye ntabwo akazuba. Oya, mujye mubikora, mubikorere igihe, mwubahiriza igihe kugira tubane neza. Niko ibintu bigomba kugenda, kandi mujye mwubahiriza gahunda zanjye. Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa, niyo mpamvu mugomba kubahirizwa igihe. Uyu mugabo wawe nataha uraza kumuvugisha, ubwo nyine nimugoroba ndaza kubona mesaje. Ntabwo ari ngombwa ngo ngewe nzongere ngaruke muri iyi mbuga. Ubwo rero ngewe ubwo ndagiye, ubwo ndaza kubona igisubizo muri buze kumva. Nta kibazo, nimugoroba urabona mesaje. Mbo sawa nyine uko. Nyiribyondo ari kuza nsakuriza buri munsi ngo nukwishyura. Arabona se ko nakwitwa n'inzara ngo ngende kumwishyura? Nagende siye kujya hepfo umutwe. Ajya arahora aza, nanjye nzajya murereza mpaka. Nje kubirebera nyine. Ntabwo ufite itariki ko yageze. Igihe cyo kwishyura cyararenze, kandi igihe cyarageze. Ugiye wirirwa ko igihe cyageze. None ejo bundi naje no kureba umugore wawe, ntabwo yakubwiye? Naramubwiye rero, mubwira yuko mwebwe mbona mutishyura neza nyine, ubwo niyo mpamvu nigarukiye. Ngize n'amahirwe ndahagusanze ubwo nyine. Ibyumweru bibiri?
ibyumweru 2 ni byinshi cyane ubuse buramugira ubwenge ahubwo cyangwa muba mu nzu z'abantu muzi yuko mutagomba kwishyura muzibera mu buntu se dore ubwo nabuze na hano hateka umutwe byanjye ibyo ntago bindeba ngewe icyo ndebaho kuko kubikora byaramvunye ari nayo mpamvu umuntu uje mu nzu agomba kunyishyura akanyishyurira ahubwo niba mwumva mudashoboye kwishyura musohoke mu nzu abandi binjire kuko abantu bakeneye kujya mu nzu ni benshi ejo mu gitondo ibyo uvuga ni ukuri nashaka azakora icyo ashaka ngomba kurya neza nkambara neza ibindi ntibindeba azakora icyo ashaka icyo nzi cyo ntabwo nzamwishyura ntayo nzamu kujya aza kumpagarara hejuru buri munsi se azaru yewe mugabo ibintu byo kumbwira ngo ejo bukeye ngo ejo bukeye ngo ejo buri kanya ngo ejo buri munsi ngo ejo ndabirambiwe rwose mumbabarire please mumbabarire no kuri muheruka kunyishyura ryari sabubu umugore ntayo yigezamo arambwira ngo aragutegereje nawe none ndahageze ndahagusanze urimo urambwira ngo ejo bukeye ngo ejo buri kanya ngo ejo ubwo nyine ngiye kubyihanganira ejo mu gitondo rwose muba munyikira n'akazi rwose mu gitondo ubwo ndaza nyine nta bindi bintu byo kumbwira ngo ejo sawa kandi wihangane Madam. Madam. Ariko se weho nkamugore ko kwamba bareka mwishura. Urambugora ari ugomba gutesha igihe koko. Ebigiye twatuburiye koko. Uburi cyo kumwishyura koko. Nihorera uri ari kuri yaza kubwira. Kare ubika amafaranga yose twatuhuye. Bikiri gukura amafaranga kumwishyura. Uriya ntabwo bahazi ntabwo utera ubwoba. Buriya ibyo twakoze byose abo twatuburi uyu niwe uguteye ubwoba. Ubuse uyu nguyu yaza kurya neza nje ngo no kumwishyura. Undi kumutuburi undi bisabiki. Bisaba kise nyine. Aryo wa mwana twatse yambunda. Iracyari hano? Irahari. Yambunda irahari rwose. Irahari? Irahari pe. Kenari. Okay, nari bigende ugire. Ni burateye kubwo daje niriye mukanya. Igitondo hageze ugire vuba nigendere ndi kwitangira no kujya mu kazi umva we mugire ndi kwihuterega sinumva wagira n'iwawe bariyo sohoke mu ihangane pe ihangane oya rwose kwihangana ihangane rwose Bose mwabazanye mwabashimusi amasasa tabashira ngwino hano harya uje kwishyuza oya ntabwo nari nje kwishyuza ahubwo nari nje kureba ko abantu ba hano nyine mwaramutse neza hari akabazo bari babwiye ngo turi hano ubwo nibyo nari nje kureba banza ari akabazo kuri mwobo naho ubundi kwishyuzaho nimushake nyine muzayampa igihe muzayishakira nimuyabona nyine ubwo muzayampa ibyo bije gufata amafaranga oya na nyine nari nje kureba akabazo kari hano ntabwo nari nje kwishyuza oya oya rwose murakoze kandi nta mumwirirwe neza ariko nakeneye uzayabona ndawukoze ariko abagore muzi ubwenge ndawukoze ahubwo
genda urangurira akantu abagore muzi ubwenge n'ukuri ntazagaruka uzarebe ko azagaruka kuri uyu muryango ajya ahandi ntazongere kugaruka ahangaha kugira ngo nabyumvise ko tubikoze si hari icyo utabonye ntabwo ubonye ubwoba agize ahubwo ugomba kunseregurisha agahinda kagashira buriwe mabusha ugutangaza iki narinje rero ngo ayo mazu yanyeke nje ngitayari guhita ayo mazu nyashakira abakiriya nyine ni ukuvuga ngo amazu ari inyuma rero niyo mazu yawe uherutse kubaka yari hari inyuma rwose ubwo rero ubishaka waza nkakwerekanye n'ubwo ugende unyereka ayo mazu nose ubundi wabuze abakiriya ngo two wa mukomisiyoneri wari warambwiye ngo abikora neza ni ukuvuga ngo abantu barimo bantesha n'umutwe bagutesha umutwe harimo abantu bateye ubwoba bo barampuye uburyo ngeze baraguhabuye byaganje bishuza ibibwira abayobozi ubuyobozi nabureka najya kubabwira nta kimenyetso mfite kuko bo nabonye basa nk'abantu bakorana akazi k'ubwicanyi ko nagiyeyo ngiye kubishuza ndangije ngo umugabo asohokanye imbunda hano ngaha muri aka gace abantu bashimuse ndangije ndavuga nti rwose naje kureba ubwo si wenda bari bari kugutera nk'ubwoba kugira ngo utazongera kubishuza nagize ubwoba ku buryo ubu ntinya no ko n'inzira kongera gukatirayo nkinjirayo rwose barampabuye cyane kuko bateye ubwoba hari umugabo ukanuye amaso noneho umva yakurya akakurangiza ariko tugende n'abo bantu banyereka ariko njye wumve ngo inzu yawe hazajya havamo umuntu uhita yinjiramo ni ukuri kw'Imana abo barimo bose ari ibishoboka rwose nabakuramo nk'abahapiriye ave bagataha bakambira mu rugo ariko tugende unyereka abo bantu siko nanjye nteye ubwoba amazu yawe yo nzayashaka umukiriya aho ubundi bwose ayo mazu yawe yababwira ubwoba injira yo rwose inzu rero turi n'ahantu ubu zituye n'ahantu heza ngo iya mbere ni iyi nta muntu abamo irimo ibyumba bibiri ibyumba bibiri na salo iyo ndi kubona hariho gakurikizaho iyi ibamo abantu gakurikizaho n'iyi ngiyi n'iyi ngiyi nayo ni ibyumba bibiri na salo none se buriya inzu imwe hano ngaha n'angaha ibihumbi 30 gusa ibihumbi 30 30 rwose isaba bwo kubacaga bati ubwo si ngenda yazana nka 35 ntabwo hemba rwose gusa inzu zirakoze neza ikintu kiburaho ni akantu gatoya oya nabirenze se harimo sima hakabamo na parafo byose birimo rwose urabona ko n'imbuga n'abakoreye ujya nko gukimba nayivuga ngo abakiriya bazibonye nta muntu uzongera kuvamo ngo hashire amasaha atari hajyamo dore rwose nta kibazo baba babazi w'iwacu ego ko mana nyir'ijuru n'isi aba ngaba nibo batuye hano ngaha nabo baba uyu mbabazi ni uwacu ndakuzi uri kunyihakana kubangiza ariko urabizi ko ayo magambo yose uri kubabwira bafite kamari ndagaca nyuma yo gutuburira mu cyaro ntimugiye dore naho abasigaye baba ahubwo wabafasha dore ntibanyishura bafite n'imbunda rwose dore ngaba ntibanyishura bahanze rwose ariko uzi yuko abantu bose mwataye umutwe aho bifata ngo ntibakwishyura dore ntimuheruka kunyishura none se niba batakwishyura kuki utazanya uyu niwe muyobozi uzanye ingegera buriya tuyize ingegera ntabwo nyishura ngewe rwose niba muziranye nge ntimunyishura niyo mpamvu mugomba kunzogera bana we naso aba nereke inzu zanje rwose aba nabatuza ndakubaza wowe ndafasha mu nzu ndikujya iyo mbunda tukuza niyo mbunda ubundi mwayikuye ugende gushaka wandasa simurasabane dore nije mbabazi ariko umuti aba n'abatuzi no muri karitsiye barabarambi abagabo abuzane na polisi nibazana iyo mbunda winjirana nibazana iyo mbunda nagenda yizana ndigukina wewe ushobora kuba uri gukina
gukina n'ubuzima Yego bwawe ndabazi. wewe Ndabazi. mumvira mu nzu ntabwo mubankorera muri saho Nta nubwo mwandenza narasize izina bafite imbunda rwose dore ntibanyishura naratinye abasi ibyo bakwishyura byose aba ndabikorera narabiretse wowe wigira ubwoba we kama wari ufite imbunda